kuko noneho umva reka mubwire umuntu umwe yaravuze tuba tugize ibigori niba duteje inkoko leta ntago muyikira murayikira gute se musigaye abantu babyarira mu rusengero ngo mwarabahanuriye ngo rushwima ariko ngubu kuko leta yakemeye tugakomeza guhanura ariko tugashyiraho itegeko ry'uko umuntu uvangiwe kuri urwo rwego bamurambika igiti byagenze bitubu nagiye kubona mbona umudiyakoni w'ahantu bitazarusha ati tabara byakomeye ati perezida wa korari ati none hari ikintu yambwiye ko cyose nacyemeye nyakubahwa muvugizi iki cyo uyu mudiyakoni yambwiye nafashe ko ari amagambo kandi umushiti wanjye ariko nafashe ko ari ibintu byerekanye amagambo bishobora kubyara isebanya n'isebanyamahanga ngo n'umuyobozi wa paruwasi arabishyigikiye what is this ntabwo nabyemera ariko ndibaza ni bya by'amagambo asanzwe muri Adepr tuyimenyereye ariko ntago nkuri vugirwa ubusa ku musozi nyine umugore ngo cyase umukobwa cyangwa umugore yaratwite umuhanuzi akikoza muri ryagaca ngo wizo brere meniance ati nurwo nurushwima nta mwana urimo uvangirwa kenshi reka nkubwire kuvangirwa nabanye n'abavangirwa cyane ntago ari ibintu ngena narabaje abavangirwa iri kuvangirwa wumva bimeze gute iri kuvangirwa wumva bimeze gute atuba wumva ijwi rimanuka nk'ibindi byose hari igihe umuntu we avanga ibintu abigendereye ari igihe ibintu abivanga bitewe n'imyumvire ye imyizere ya Adepr iraje iyo byiyerekwe mwemeza yuko utazabona ijuru kubera amaherena cyangwa ipantalo ku bakobwa cyangwa ipantalo ariko aba Adepr barasirimutse icyo kintu barakirenze hari ikindi kintu utazi wari uziko muri Adepr ipantalo isigaye yemewe kandi uburaje ubihakane ntago yemewe aho batakwemerera no kwijyana ngo mu ruhame muki ese ko muri kubatiza muzabatizanya amajipo kandi ababwiza ukuri Adepr musazayirwa n'umudamu iza ibintu ibyasigaye bidakosotse byasigaye bidatunganye ize atashyize ku murongo bizakosoka singaha hondi ariko ngo muri ubu buhanuzi bw'urwo rushimana numvisha abakristo bavuga ko ngo nubundi ngo hari ubuhanuzi ngo barimo busenya ingo zaho ngo wasanga ari bwabo ni umugabo none se wagize ngo ahajwe ubwo bw'urushwima ari ryo vangirwa wahita unatekereza irindi rihari abahanuzi bahanura bavuga ko ivuze itavuze tubima amayira ariko abarimo neza narababwiye banga kunyumva wari wanza bateshya ko ntari intumwa usenga bisohora kwimituro umujyana Faisal amezi 6 tugaruke ku bavangirwe se reka twigarukire ku bavangirwe igicumbi haravugwa ubuhanuzi bwateje uruhuri rw'ibibazo mu bakristo ba Adepr itorero rya Karambo gize amahirwe hano hano igicumbi urahazi ngo bimeze bite ubu buhanuzi sinabonye umuvugizi se nababwiye yuko ari umuyobozi mwiza yabiginjiyemo kandi yavuga ati ngiye kubikemura kuko noneho umva reka mubwire umuntu umwe yaravuze tuba tugize ibigori niba duteje inkoko leta ntago muyikira murayikira gute se musigaye abantu babyarira mu rusengero ngo mwarabahanuriye ngo rushwima ariko ngubu kuko leta yakemeye tugakomeza guhanura ariko tugashyiraho itegeko ry'uko umuntu uvangiwe kuri urwo rwego bamurambika igiti none se ngo uyu muntu koko yabyariye mu rusengero byagenze bitubu nagiye kubona mbona umudiyakoni w'ahantu bitazarusha anyohereje ringi ati tabara byakomeye ntibikize nyuma kamwe ese ko mbona utaruka kugira ibyo bivugaho rega sindanafungura ringi nibwo yanyandikiye amagambo hasi noneho ya resume y'ibikubiyemo ati perezida wa korari ati none hari ikintu yambwiye ko cyose nacyemeye nyakubahwa muvugizi iki cyo uyu mudiyakoni yambwiye nafashe ko ari amagambo kandi umushiti wanjye ariko nafashe ko ari ibintu byerekanye amagambo bishobora kubyara isebanya n'isebanyamahanga ngo n'umuyobozi wa paruwasi arabishyigikiye what is this ntago nabyemera ashyigikiye ko babyariye mu rusengero uyu muntu yabimbwiye sinabimubaza ariko ndibaza ni bya by'amagambo asanzwe muri Adepr tuyimenyereye wayobora paruwasi ushyigikira ibintu nk'ibi ngibi ntago nabitohoje ariko ako kantu bakambwiye ndikanga umuyobozi w'iyo paruwasi nturakare ntago nigeze mbyemera ariko nabibwiwe ariko ntago nkuri vugirwa ubusa ku musozi nyine umugore ngo cyase umukobwa cyangwa umugore yaratwite
umuhanuzi akikoza muri ry'agaca ngo wizo brere meniyanse ati nurwo n'urushwima nta mwana urimo. Ese abantu babakobwa bakowe indi konka ngo urushwima ruronka. Nose ubwo wari utwitewe ntabwo yari abizi. Nyine nsobanurira yari umukobwa. Byose ubwo yari umukobwa. Yari umufiyemeri. Yari umukobwa cyangwa se yari umupfakazi. Yari umuntu byaye bwa mbere. Yari umuntu byaye kenshi. Kuko ikiriho nuko yari umuntu udafite umugabo. Wabyayeho. Do wabyayeho rimwe. Wigeze abyara hazi ko kubyara bimera no gutwita bimera. Ndavuga ko uyu muntu ikiriho cyo nuko atarafite umugabo uzwe. Ujya muri iyo detaye ntago ariyo naje kuganiraho. Ibyo ni ibyaha nk'abandi bakora ibindi byaha kandi abayobozi bari baragambanira. None ubwo tujye mu byaba abantu bakora ibyaha abantu bakora mu rusengero nicyo kibazo. Ubwo yabikoze ni ibyaha ariko ikibazo ni kimwe. Hari ibyaha ukora ingaruka zikaba kuri wowe. Ariko nimba ugezeho byarira mu rusengero bitangiye ko urabizi ko ibyo ngibyo dutangiye kubi ni bya bintu usanga ari yabyinjiyemo. Wakoze escroquerie baganga icyo ni cyaha akoreye societe. Kubyara mu rusengero ni icyaha kigomba kugenzwa na ribu. Ni icyaha akoreye societe. Yabyaramo kubera izindi circumstances ariko nimba byateye n'umuhanuzi w'umuvangirwa komeza kuvuga ko arwaye urushwima n'urushwima Imana inyeretse urushwima dusenga yitatu Imana bamuroza urushwima ndasuhuje umuntu bita Reverend Pasteur Desire ukiri mu rukiri yego tukiza kuvumba isengesho mu rukiri ndagusuja uri mu Uganda uhesha abantu umugisha uri mu bahanuzi bemewe muri Afrika. Yigeze kuduha ubuhamya bw'ukuntu bigeze gusengana n'umukobwa w'umuhanuzi kazara twita. Indirindi ivuka umukobwa babwira ko bamusengera akafite urushwima. No ikintu yatubwiraga ikintu cyatubabaje n'uburyo twese twarabahanuzi kandi bareba yo terebye sha. Ariko birangira ati birindagera kubyara tutaramenya amakuru. Atubwira ko arushwima kandi arinda sha abizi karinda. Nabo bakomeza gusenga. Imitwe sha. Bajya hagira umuntu ugira ikintu cyerekwa ngo hagati muri twari umuntu twite. Agahita akora tekinike bita kwica iperereza. Agahita avuga indimi zo mu isi no mu ijuru no mu kuzimu. Ati uwo muntu twite ati cyane nimba rugiye kuzatwita ati Imana igomba kumutwereka twamwatuza. None ko umuntu yisararanza ari gushaka kwatuza uravuga ko ari uyifite. None akaba n'abandi bantu bazi gwishindikara indi bimvutse itaragaragara akanatebeza sha. Habandi utashaka umuntu gahanu gagahita atebeza. Umuntu aba ari igikenya. Hari umukobwa yigeze gutwita bajya bashaka no kunuganuga ibyinda. Agahita atebeza akajya mu izamu rya handball. Handball uzi umupira wayikunuza uvuza ubuhuha. No yajyaga mu izamu rya handball y'abahungu ntabwo yajyaga muri y'abakobwa. Kavuga turiya ni igifara. None n'umuntu ruzanya agatekerezo ngaratwita gatase waba utwite ukitegeza iriya mipira ivuza ubuhuha y'abahungu muri handball kandi none abanyabyumba rukuntu bakaraga ukuboko akakore. Mipira kayivanamo sha. Avuye gufatira abantu batwita indaro nge nayo ukuntu baba bakoze. Wagira ngo shitani bimukiramo. Ni ntango navuga kari imbaraga z'Imana. Yavuye mu izamu rya handball gufata iyo mipira y'ubuhuha. Yihina muri toilette. Abyara jugunya mu mwana wansobanura icyo kintu. Wonye ukuntu abadamu iyo batwite unavuga ngo itavamo. Bari abantu nimba shitani baye bimukiyemo ituma agatebeza ukabona inda umuntu ko yatebeje urabeshya inda neza ari aho yagwishe. Hari ibintu utasobanura burya hari ibintu mu inda z'indaro utasobanura. Ngo ni nk'ubugenge bw'umusore ku nkumi niko mbona mu migani ngo nk'ubugenge bw'umusore ku nkumi. Yego rata ibi bintu murabihagarikira. Ubu twari tugeze mu kinyejana ibintu byawe kabe bigihari. Yibe n'uyu mukobwa abeshya karushwima ashwiragiza abahanuzi ariko wazikatwite. Nimba ari no kujya kwipimisha kwa muganga akavana akagira rwamagana ariko akipimisha. Reka nkubwire rero ikintu cyacu ubuyobe. Aba bantu bahanuye ko ari urushwima kugeza uyu muntu abyariye mu rusengero azikatwe afite urushwima yirwa yiriza ngo n'urushwima babamfatiye babafunga niba tabafunga ntago ibintu bizashira. Uvangirwa kenshi reka nkubwire kuvangirwa rega nabanye n'abavangirwa cyane ntago ari ibintu nge narabaje abavangirwa iri kuvangirwa wumva bimeze gute iri kuvangirwa wumva bimeze gute atuba wumvijwe rimanuka nk'ibindi byose. Hari igihe umuntu we avanga ibintu abigendereye
ari igihe ibintu abivanga bitewe n'imyumvire ye. Nukuri umwadeperi wa zamani wabaga ufite amaherena akakubwira ko utazabona ijuru kariko Imana imubwiye. By'ukuri se yabaga bimumubwiye? No, imyizere ya Adepr iraje iyo byiyereka mwemeza yuko utazabona ijuru kubera amaherena cyangwa ipantalo ku bakobwa. Cyangwa ipantalo. Ariko Adepr barasirimutse iyo kintu barakirenza. Hari ikindi kintu utazi. Wari uzi ko muri Adepr ipantalo isigaye yemewe? Kandi uburaje ubihakana. Ntago yemewe. Aho batakwemerera no kwijyana ngo mu ruhame. Muki? Ese ko muri kubatiza muzabatizanya amajipo? Nuzobona batabatiza bambaye nujye se mu mazi ijipo amazi gatayizamura. Ikindi Adepr ntago mujya mugira abagronome n'abakobwa. Ntago bamuha moto. Yego ayitwara ate n'ijipo? Ntago ariko bikora. Rega bintu barashyizeho aho ugeze akakwereka ko byari bitagishoboka. Washyize agakombe ngo bagasangireho igituntu kimeze nabi. Icyo kintu gishoboka gihindure. Cyangwa abaganga. Nonge ndakubwiza ukuri. Kese nimba ari hamwe ipantalo isigaye yemewe ahubwo mu buryo butuzuye. Ntuyikrosingane ku rusengero. Ntuyijyane ku isoko. Ariko mu rugo mu gipangu mu turimo two mu rugo. Ntuzi ko kera baguhagarikaga bagusanganye ikabutura cyangwa ipantalo mu rugo. Ubwo urumva bitaje. Erega genda mbakunda bavuga ngo dayimoni zapfa neza nitugira umuvugizi w'umudamu. Kandi ndabisengera nimbona abayobozi b'iki gihugu nkahura nabo nzabwani mu mbabarire mu nyicire dayimoni muri Adepr. Mukire umuvugizi w'umudamu. Dayimoni pino ngo no kiveho burundu. Ubwira abayobozi b'igihugu babibwiye abo muri Adepr. Perezida aravuga ati ndifuza gusimburwa n'umugore. Umugore nimba yayobora igihugu kutuvuga ngo Adepr ntiyayobora. Harubwo ari Martin Luther King ugiye kwica mukora kuri Gatolika nakubwiye ko ntemera ko umugore azana inyigisho nshya y'inzaduka. Ikintu kitemewe nuko ibintu Mutabazi nigisha byakigishwa n'umugore kuko ibintu byinshi nigisha nta wundi muntu warigeza byigisha. It's new. So when it's new it has to come from a man. Ariko nta kintu Adepr yigisha gishya. Kwebiba yigisha ibyo yahawe n'abaswedwa. Kabiri abaye umuvugizi ari doctrine nshyashya agiye kuzana. Hari inyigisho nshyashya agiye kuzana. Mani magambo ntago agiye kuba Martin Luther King ugiye kuzana ikibita protestantisme. Just no gukipinga ibihari. Ntago ibyo ngibyo byabuza umudamu kubikora. Kandi ababwiza ukuri. Adepr musazayoberwa n'umudamu iza ibintu ibyasigaye bidakosotse. Byasigaye bidatunganye. Iza atashyize ku murongo bizakosoka. Singaha hondi. Ariko ngo muri ubu buhanuzi bw'urwo rushimana numvisha abakristo bavuga ko ngo nubundi ngo hari ubuhanuzi ngo barimo busenya ingo zaho ngo wasanga ari bwabo ni umugabo so none se wagize ngo ahajwe ubwo bw'urushwima ari ryo vangirwa wahita unatekereza irindi rihari su wawe tayari ruvemo niko Uwiteka avuze tawanyika ondoka genda mute uzurumva ibyo bintu byahabura aho hantu. Erega twabanye n'abavangirwe buriya nimba ari ikintu nzi cyane n'ivangirwa kuko nabonye abavangirwe nasenganye n'abavangirwe bamvangirirwaho bishoboka byose. Cyangwa nawe wigeze uvangirwa? Njyewe ntago ndavangirwa ariko hari Imana yambwiye ati Mutabazi wumva nabi ndi ku ruhimbi pe. Kuko yari mbwiye ibintu mvuga ibyo utambwiye. Vuga ibijya gusa n'ibyo imbwiye ariko itambwiye. Irambwa kandi Mutabazi wumva nabi. Maze kubimbwira kabiri. Ariko manza byarashize. Byari kera yambwiye ko numva nabi kera ubu ngubu nsigaye numva neza. Ariko wavangirwa hakosa ukorerega. Ibyo byago byo mumbwira nibiki. Urangaye nyine wavangirwa. Niyo mpamvu bitwa kuvangirwa nyine. Nese nk'urugero sinakwiye kari nk'iby'igihugu. Ubu hari ubutasi bwo kwisi bwakwiyemeraho ngo nta rimwe umwanzi aratuvangira akaduha amakuru atariyo. Akacomekamo amakuru ukagira ngo wataye amakuru ngo y'ubutasi yadanje kumbi yaguterekeyemo ikibiribiri. Na Amerika barayibikora. Ahubwo niyo babikora. Uzi KGB uburyo yabakaraze. Mu gihe cyatambutse. Ikabayobya bakaba bazi ko bafite amakuru y'agatangaza kumbi umva. Bafite ikibiribiri. Bafite ikibiribiri cya KGB. None se ukambwira yuko Satani yananirwa guterekeramo ibibiribiri umuntu maze iminsi wenda adasenga cyangwa atandamye. Ubundi abahanuzi banyu bagira amafaranga yo kwishyura randi road. Umuntu wabuze amafaranga yo kwishyura randi road kuki ushaka atavangirwa ariko mwana nasaze. Njye nanavangiwe nawe za randi road nakiyaranja nkanavangirwaho kugira ngo nawe usafaringe consequence.
nyine ikibazo mfite nawe ugifesinga, ariko ni gute uhanurirwa n'umuntu ushonje wowe uri kugenda muri vewe kamusaba no kutavangirwa. Kanguruni urugero, umushumba ejo aratubwiye, turi gusenga ya 12 aratubwira hano umuntu yazanye cya 10 cy'amadolari 100 aragifata arasenga, manura amavuta irambwiye ngo bari minsi ingana gutya urabonye 10,000 by'amadolari, nikimbwiye afata idolari 100 arazibika, aramubaza ngo uzazana icya 10 cy'amadolari 1,000, undi ati ndo ati nzahita nyazana, ahubwo nzahita nyohereza nanarinze nza, Imana ikunyereka yuko ushaka kuzayandya sha. Arangije ijya 10,000 yabiraje, bimaze kuza aryumaho, byaje yabibariye, byaje ngo yabibariye aryumaho, abonye imibare idahita ivamo. Umushumba nababonye urusengero hari bitari kuvamo, nyine imibare itari gukunda nibyo leta dusaba, hari ibisaba amafaranga, atereka mwibutse none se ko umuntu yabyemeye kazazana icya 10 kandi nkabarenge wa hano 10,000 by'idolari, ati yewe aro atari bitameze neza ku rusengero, ati none se cya 10 ntago kiraboneka. None se Petero harya yibukije na Safira cyangwa yaramwihoreye, yaramubwiye ngo uziyibutse ibintu byo ko z'Imana badashaka guca abantu ituro ngo sinzi urwego ngo rwabibujije, urwo rwego rwarabahamagaye, kora ibyo Petero yakorana na Safira, ibyo we uri mu bikiwo. Gahunda y'umuhamagaro ntuzahe ituruka aho hande, ariko nyine ugira ubwenge nawe. Arabwenge. Arangije aributsa ati muntu w'Imana ko wari wemeye ko icya 10 kizaza, ko 10,000 by'idolari twanuye byaje bimeze gute, mwari bagiye mwabuze umwanya. Yahise abimenya ko byaje, mwari bagiye cyangwa mwabuze umwanya. Umva ukuntu byanyanze. Wa muntu ucyokoze yafashe idolari 300 arazohereza. Hari idolari 10 n'idolari 300 birangana, biraturanye, kimwe n'imikiri mu nakikindi ni impanga. Ariko rero abantu b'Imana n'abantu b'Imana yahise yongera amanura amavuta arayihamagara. Umurimo ufite ikibazo, amadolari 300 nayo si make, nayo ntago ari akabwa. Ahamagara ijuru itari mubwira ngo mubwire ngo 50,000 ndayahubuye. Ubundi hari amafaranga Imana izana ameze nka voka yihubuye, ndayahubuye, ntayo wakoreye, ntayo wapangaga, ntago ari ibintu wakoze projet ngo urayunguka, nta ariko 50 biraje. 50 ari hafi kuza, ari mu nzira yo kuza. None aramaze nese ko ku 10 byakugoye cya 10 ukuri 50 ati nukuri 5 do na cya 10 nzahita ngishyiraho. Reka nsenge 5 azabizane. Ariko abarokore mwabaye muti, mwabaye muti, mwabagaratiye mwe b'abapfapfa, iyo bigeze ku ituro ko mbona muhinduka abashitani n'abashitaniya, mwabaye muti. Turwanye abahanuzi badafite amavuta, turwanye abahanuzi batubeshya ngo iravuze itavuze, ariko siyo byasohoye nabwo tuba tukimanga amavuta. Habaye muti iyo bigeze ku ituro. Kanishecekere. Ariko Imana iduha abahanuzi banura 10,000 by'amadolari bikaza, iduha n'abahanuzi banura 50,000 by'amadolari bikaza, ariko iduhe n'abakristo amaze kuza bihutira gufata amaboko ababihanuye. Nimba ari umushumba icya 10 rwose si icyawe, kandi bibangoye ngo nese ngo kari menshi. None se uraprofira ko Imana igwa makeya kugira ngo none dusenge abe makeya? No, izanye 50,000, icya 10 ni 5,000 by'amadolari. Urumva ari menshi, dusenge utazongera kubona amafaranga arenze 1,000 cy'idolari. Nicyo ushaka dusenge, erega iryo sengesho radio turifite twarisenga. Keretse ko njye ntago wabinkora. Reka mbabwiye mwabahanuzi mwe bazabe bakore nimwe mwigize agatebo, ntago wabinkora. Mujyana Rusororo Siriprasa, ntago wabinkora. Ndasenga iri kujyana Rusororo kandi nzaruhuka ugezeyo. Nge n'umurimo wundi nawo hagarika. Abwira Imana ni nimba warampamagaye mujyane Rusororo nkusubire mu murimo.
yemeye 5 ntago namutunaritse, byarasohoye ntago ari ikipindi. Erega na leta iravuga ngo kwemera ikintu ngo nimba ari ngo gusezeranya ikintu ngo nijye bari ngo kwemera gusezeranya ikiza ngo ntikigira gute, sinzi ukuntu babyita. No, nago nakureka. N'ubu turi kuri kamera, umuntu wese Imana yabwiye ngo agure inzayime, ndabizi ko byabayeho, uwo muntu ariyizi, aranabizi ko ijwi yaryumvishe. Ndakurahira Uwiteka nkorera, namaze kugeza imyaka 40. Ningeze imyaka 45 iyo nzu ntarayibona, utaranajya Rusororo, n'uyu murimo tuzawuhagarika. N'ubundi tujye mu isoko bizaba ari yare. Nta bwami bukora gutyo. N'ubwami bw'Uburusiya nibukora gutyo, na Trump yateruye Maduro aramujyana sha, avuga ati ndi ubwami ntago ndi ikimina. Ibintu by'uburokore bafashe nk'ikimina nibyo by'ikibazo. Dukoma urusyo dukomana ingasi. Wibwira umuntu afite urushwima, ese undi ufite urushwima waretse akajya no kwa muganga. Dogiteri nawe akarebamo. Uratinyira iki kwa muganga? Niba uko umuntu yabwira umuntu ngo sida irakize, aha reka ajye kwa muganga yipimisha, reka ibyo kuvanga irakize gusa. Mubwira uti urakize n'ikimenyimenyi, sohoka mu rusengero ujye kwa muganga. Uzi Profete Yobetenje wo kabigenda, aba yazanye twa test rapide, afite karito yatwo, Imana imwereka ko sida ikize, ahita bagucomekamo test rapide. Oya buretse na none utanadufera, ukerekwa yuko igiye kumukiza sida, bamucomekemo test rapide positive. Senga bamucomekemo test rapide negative. Mubwire uti none no ku bitaro bapima ayo mu mutsi, mwabara ukora mu bwo bujimo bubana hehe mwebwe. Imana ikubwiye ngo ndi Uwiteka Imana yawe, ngwaye amafaranga yakugezeho ntago yabara, mwagiye kumureka gutekinika, uyashyira mu mufuka ngo Imana rera yamaye, urayabara. Ntago kandi yabarera mu mwuka, uyabara ukoresheje karikire wize ku ishuri 100, 200, 300. Ibyo bintu mwigize nibiki? Ntabwo guhanura bivuga kwirengagiza kwa muganga, ahubwo hereza umuntu kwa muganga, nava kwa muganga usenge. Donc diagnostic cyangwa se iby'abaganga bamubwiye ngo ntuzakira, umubwira uti iyo miti n'ubundi yinywe bakwiye kuzayinywa ikakorereza utazakira, ariko ngenda sengukira uzasubire no kwisuzumisha. Umuganga akubwiye ko utazakira ari ugusuzuma, nawe yemera imbaraga z'Imana y'abahanuzi. Ubuji bwaje ryari? Ninde wabwiye ko amavuta y'agihanuzi arwana n'ibitaro? Ntago arwana n'ibitaro. Kandi buryo umuhanuzi mwiza arakubwira rega gerageza ibyo bintu, ariko ibyo bintu uri kugerageza ntabyo bizagufasha, ariko bigerageza Imana izakora. Ukabigerageza still n'ubundi Imana igakora, ariko ntagakora ikindi. None se ubundi nshobora kuba ufite indwara bakubwira ngo okay, abantu benshi ibica nk'urugero, reba nk'umuntu babaza ubwonko, urabizi ko abenshi bahasigara. Nk'umuhanuzi aganira ati Imana iguhuje na dogiteri ubizi, n'amafaranga arakenewe urayabonye, kandi ntago ise tuzayigwa uzaba muzima. None wenda mu gihe abandi bantu basurvivinze stroke, wenda n'urugero baba paralize bikarangira, gati wowe uzongera ube muzima ku buryo n'umuntu uzayibwira ko wagize stroke ntabyemere. Ariko ibyo bintu byose uyu muntu w'Imana ari kuvuga bizaca kwa muganga. None se kamwereka nk'urugero, ntusengera umugore baramuzinze kwa muganga, ntago bemera ibyo kuzinga. Ariko ari kintu kwa muganga batakana. Umugore ko afite inda y'amezi 18 barasobanura ko iyo nda y'amezi 18 bikoze gute, ko bayipimye akitwita, ko bamaye itariki zo kubyara, ariko ntumubwira ngo ntajye kwa muganga nubwo bamuzinze. Ahubwo baye byiza umusengera na dogiteri arimo amushyiramo cya gipimo na ekogarafa koza kunda, ashyiraho ya mavuta koza kunda. N'ubundi nibibuze isengesho gukora icyo rigomba gukora. Hari umugore wamaye ubuhamya yari afite inda imaze imyaka 5. Abadogiteri baramurambiwe. Ibi bintu by'Imana ntago tuvuze ngo ubyemere niba utabyizera, ariko nanone ntago turakwemerera ko bipinga. Ariko nanone abari buduteze leta nabari kubikoreramo ayo makosa atabaho. Ubuzu umuntu kujya kwa muganga, kwa muganga nimba uri gusengera indwara ari nabo bapima ko umuntu yakize, ubuzute. Ndaguha urugero, reka tuvuge ko ari n'urushwimada atarinda. Mu bwutse kwa muganga barakubwira ko utwite, ariko njye ndabona ari urushwimo.
noneho uzamubwira uti ikizakwereka yuko kwa muganga ibyo bakubwiye atari byo, uzamara imyaka 3 bakikubwira ko utwite. Hari indi mara amezi arenze 9 cyangwa 10 da warengeje. Urumva ko ntiwarwanyije ibitaro, ahubwo nanone ukaba uzamubwira uti noneho turasenze, tuvuge ko amazi imyaka 3 bamubwira kwa muganga twite, noneho murasenze uramubwiye uti Imana imbwiye ko rwa rushimwa rukize. Urongera umutume kwa muganga uti subira kwa muganga, yanda bajyaga gupima akakubwira ko bari kuyibona, bari bugibure. Ntago umuntu w'Imana ahangana no kwa muganga. Ni nk'urugero, usengeye umuntu afite urubanza, ukamubwira uti rakuburaniye, azasohoka amageragere asimbutse igipangu, bizaca muri Ministeri ya Justice bamurekure, byaca muri porogaramu yo kubabarira abantu, byaca muri porogaramu yo gusubiza mu rubanza rutagenze neza, ariko ntabwo gwe gusenga kwawe kuvuguruza gahunda zisanzwe ziriho. Usengera umuntu ngo abyare neza ariko akabyazwa n'umubyaza. Ntabwo uzabwira umuntu rero ngo yijya kubyazwa kwa muganga. Ntabwo kimwe gisimbura ikindi. Ahubwo ibyo umubyaza atari bukore iyo udasenga birakoreka kuko wasenze. Ariko mba nkubwiye Prophet Yubati yigeze kuduha ubuhamya bw'ukuntu yemereye umugore w'imodoka. Aramubwira atari iyo modoka ntago nzajya kwigura ku isoko ry'imodoka, nzajya ku ruganda nkoreshe custom car, nyikoreshe ku buryo banakandika amazina yawe. Kandi amubwira imodoka ihenze, byibuze yagomba kugura nka $2,000,000 agiye ku ruganda ngo akoreshe customized. Arangije umugore kuko yarazi ibintu by'amakonte yabo akajya acunga nimba hari amafaranga yinjiye akabona ntayo. Yaratwitira ambwira ati umwana navuka niyo kado nzaguha, akajya acunga kuri konte ngo ntayajya ahora akamaze ariko se waretse nka kubabarira utazaseba umugabo wanjye buriya ni wabivuze ko wankunze bikaba bitazakunda. Yubatati Imana yanjye ntago yankoze isoni, nzayiguha imodoka yo ku ruganda. Umunsi ugeze noneho abwira umugore ati ngiye ku ruganda kuzana ya modoka. Siko nta mafaranga nawe njya kuri konti. Umugabo buriya agira ngo ari kwa kundi umugabo agutera story mukisekera burya abantu babana nta nicyo bitwaye. Hari ubwabakubwiye nabi se agiye akaruka atayifite wamurenganya, yaba yakweretse ko yagukunda. None se nimujya muha abantu za Kigali na za Muhazi n'izabanyoko. Yubati Enjo ngo aragiye ageze yajya ku ruganda ati ndashaka imodoka iyi niyi, baturishyura gute? Ati ndabaha ikarita. Ati ndabaha ikarita. Abaha ikarita itari amafaranga. Mukuru miliyoni zanye 2 ije mu imodoka muyikore izabe yabonetse igihe kiniki. Bacometsemo ikarita abona amafaranga ariho. Nabugingo n'ubu Yubati Enjo ko yatsinze wayashyizeho. Ngicyo nzi nuko ntazi wayashyizeho, ngiye gusa nabahaye ikarita mu kwizera. Ahubwo ndashaka barakora afite ko kwizera. Ariko nanone tubihuze na bya bwavangirwe. Nago yavuze ngo ndizera ko amafaranga ariho. Bacometse mu cyuma nibayasangeho wivuga ngo ariho. Amafaranga ashyizweho n'umwuka bashyira mu mashini bakayasangaho. Ibyo bintu byo gutekinika rero urakwepa kwa muganga gute? Kwa muganga niwe wemeza yuko igitangaza cyakoretse. Urashaka kunsezerera se? Sezerera umugaragu wa. Abantu abanyarwanda inda nini muyimamayira, abahanuzi bahanura bavuga ko ivuze itavuze tubimamayira, ariko abarimo neza. Narababwiye banga kunyumva, wari wanza bateshya ko ntari intumwa. Usenga bisohora kwimituro umujyana Faisal amezi 6 asigaye ingubwe 5 zayo wasengeye akaza. Muzahure ratindaye kurenza ko yagusanze mwahuye amezi. Ubutazajya yubaha amavuta yawe. Ubutahazajya yubaha amavuta. Ariko wigeze kuvuga ku bintu by'umushumba by'ipantalo, nibuka bamugana ubukwe bumaze iminsi buvugisha abantu ngo umushumba yasezeranyije, ariko umudamu yari yarambuye umusatsi, akavuga ati yari yadefirije. Muve muri bimwana. None se muragira ngo agire injwiri? Muragira ngo bagire injwiri. Akavuga ati ibintu byo kudefiriza wasanga nabyo umushumba yarabye. Erega niho turi kwerekera. Erega muri ibyo bintu byanyu mwana. Nubundi muri Adepr asigaye bamwe ibyaha kera barakizwaga. Ikibazo rero dufite n'uburyo basigaye bazamura ayo majipo maremare. Ntago ikibazo dufite ari uburyo mwadefiriza. Yego wenda ntago tuvuze ngo bize uyu munsi ariko ubwo iby'abagore byaje. N'ibindi bizaza ahubwo
ni mukebe imitima, mureke gukeba ibyo mwambariyeho. Nkaho mwabajwe n'ibyaha bisigaye biri mu itorero, ubundi ryari rizwimo gukizwa byuzuye, aho muri kubabazwa ngo umusatsi ngo twawitegereje kwere, tubona uradefirije, ni urwo rwego muriho. Ese ubundi twibaze da, izi nkumi zifunga igisatsi kigeze iriya cy'igihuru, buriya nta cyo kiri. Musatsi w'umunyafurika wafunga kuriya, hari amavuta n'amavitamini ubushyiramo. Ndetse wenda ikibazo nimba ari ukunyereza, ariko muzabisobanure neza ibyo mutemera n'ibyo mwemera ubundi ni ibiki. None se ubundi ijambo rivuga muri Bibiliya ngo ubwiza bw'umugore n'umusatsi mwararisibye, bajya bimoza. None Adepr ni komore ndababajije, ariko ubwiza bw'umugore n'umusatsi, kandi umusatsi wabera Shadia ntago ari we wabera Chantal, nta nubwo ari we wabera Shanita. Nese ubundi hari abasore bafite ubwanwa, ngiye ubona ukizeho ubwanwa ntamera nk'igitera. Sinzi impamvu banishyamo ko ukizeho ubwanwa abasore basigaye bashyiraho ntamera nk'igitera. Sinzi wenda nimba namera nkacyo, ariko hari abo bubera. Ubwiza bw'umugore nimba ari umusatsi, ntago umusatsi waba ukoze kimwe, uri kuwafe kimwe ngo ubera abagore bose icyarimwe. Bose se ni impanga bateye kimwe. Hari abagore wenda bafite umutwe umeze nka trapeze, abandi bafite umutwe umeze nka kibe, abandi bafite umutwe umeze nk'umuburungushu. Rese ubwo bose baberwa n'umusatsi ugize kimwe. Anyway, ntago mvuze ngo banyereze cyane, ariko mukora umusatsi wanyu ube mwiza. Reka mbabwire urugero, ku buryo nawe ureba uwo musatsi nkumva ndagukunze, cyangwa se abanyarwanda 5,000 bashobora kureba uwo musatsi bakumva uri mwiza. Reka mbabwire, tubeshyane. Twadupenke tw'abadeperi ntago twajyaga twongera ubwiza bw'umukobwa. Wenda hari igihe bagasanzwe ubusanganwa ubwiza, ariko bwa upenke urabwibuka, kasatse akazamura kameze nk'agapenke, atamazeho hano bakakaringaniza. Kanacyo ko nta bwiza nabyo mbona. Byabaga ari nko gufatira iryo jambo karisha murongo. Ubwiza bw'abagore ntago bukira umusatsi. Paulo waravangiwe jya kwihana. Oya, abagore ni babibeza bitwaye ikize. Icyakora birindi cyane igisa nacyo. Ariko umuntu arafata ku gasatsi agashyiramo igitambaro, inda zikazamo, imvuvu zikazamo, icyokere kikagereye, amajipo ari kuyazamura. Nkaho abandi bari kugambana ngo abandi bicane. Rega kuzamura amajipo bihuze no kugambana kanaka yicwe n'ibindi byaha bitari n'inyongobeza bugingo da. Inyongobeza bugingo sa rukizivuga akada abantu basiga kuri ibyaha bya nyabyo rutura. Apostle, reka tugane ku musozo. Ku muntu wifuza kuvugisha nimero yawe ni 0788 umuntu wifuza kumvugisha se ngo bimfashe kimwana. Umuntu wifuza kumitura mujye muvugisha ukuri je 2023 umwaka wo kuvugisha ukuri. Arifuza kumvugisha se imyaka yose nitwavuganye yo. Ituro ni 0788 30 numara kumitura nushaka tuvugane amasaha 20 kuri 20 ndacomeka nyicari ruhande tuvugane. Yego, tujye tubwizanya ukuri, nibyo bundi biranga abagenzi bajya mu ijuru. Ibiganiro byacu byo nakagaruka. Shalom.